ubutumwa nubwo abanyabyaha yego ntabwo ari ubwo abakiranutse numvisha ko umuntu ukora ikintu nk'icyo ngicyo ararwaye yarangiritse yarwaye mu myumvire yarwaye mu myizerere ye afite ikibazo cyabimuteye twabanza kumenya ngo yabitewe n'iki yabitewe na satani ni gute satani ntibamukubita ntibavuze induru ngo agende ahubwo satani umuntu arasenga reka tubakunde tubabwiriza ubutumwa tubabwire ngo kuryamana muhuje ibitsina ntacyo byungura society tubabwire ngo kuryamana muhuje ibitsina bisenya umuryango tubabwire ngo Imana yatangije umuryango mu ngobyi ya Edeni kandi umuryango ntiwabaho umugabo abyarana n'umugabo umuryango ntiwabaho umugore aryamana n'umugore birasaba ko abantu biyungira mu muryango ko abantu bubaka umunsi nzabona umugabo wabyamanye n'undi mugabo akamutera inda nzavuga ntacyo bitwaye umunsi nzabona umukobwa yaryamanye n'undi mukobwa akamutera inda bakabyara umuhungu cyangwa umukobwa nzavuga ntabwo biri kwica society twibutsa abantu kw'icyaha cyo kuryamana kw'abahuje ibitsina cyatumye Imana iraka Isodomu n'Igomora imanura umuriro itwika imidugudu itwika umujyi uhinduka amatongo ni icyaha rero Imana yanga ubuzira abantu bashobora kucyorora bakagisiga amavuta ku isi abandi bakabago ntacyo bitwaye ariko biragitwaye ntabwo navangwa abakora ibyo nibapfe ahubwo nibakira umwami Yesu bakizwe bahinduke ariko nanone ntabwo nshyigikira ba bandi babitagatifuza ngo ni ibintu biri mu maraso ngo ni ibintu biri mu maraso oya ntabwo biri mu maraso by'ibyiti biri mu maraso biri muri kamere y'icyaha bisetinze muri kamere y'icyaha ntabwo bisetinze mu maraso yego supermanager rero afite inshingano yo kubakunda akababwiriza afite inshingano yo kubasengera ariko ntafite inshingano yo bango bakwiriye gupfa ubwo hari byashoboka nubundi umuntu egari igihe agenda apfuye muri make yongo ati twese ko turi abanyabyaha wowe supermanager kuki uvuga ko arabakwiye gupfa kandi twarakoze ibyaha twese nicyo yongo ashatse kuvuga ariko ntabwo yari umuhungu n'umuhungu cyangwa umugabo ku mugabo abanga utarakora icyaha namutera ibuye ariko supermanager ntabwo arakora icyo gutingana bari kwera imbuto zikwiriye yego nubwo abantu babago nanjye kubera kwambara kuteri n'ingofero ngo mfite ibyaha ariko niba icyaha ari ingofero na kuteri karabaye twigendere rero ngiye kuba Mutabazi yakora divorce ntabwo nabibona nk'ikintu gihambaye ntabwo nabibona nk'ikintu gihambaye yego sinabibona nk'ikintu gihambaye kuko nubundi nta toro yarayoboye intama ziratatana nta nivuga butumwa yari afite imbere ye kuko numva ibiganiro amaze iminsi akora bigiye bitandukanye mu bisobanuzi numva nubundi mushaka kujya ngo umwapotere w'umupolitisiye byaruta tube ngo umwapotere w'umupolitisiye agiye gukora divorce rero umwapotere ufite yerekwa ryo kubaka ubwami bw'Imana ubanza kubaka umuryango n'urugo none se ubwanjye mu bihe nabayemo nabonye abagore bampamagara bakambwira turi umugabo mwiza batuzi kuvuga ugeze hano twashaka amafaranga ubwo si umugore akubwiye guko nkabya ndi papa Sandra kandi babona Sandra babona mama wakoresha umunwa tukabaho wakoresha amaboko mwese mubwire hano Kigali umugore yanguriye imodoka umugore yaramfashe ntaragira imodoka nshonje cyane mfite ibibazo njye umugore yampaye imodoka nyimara n'isaha ebyiri wahanze hano mu Rwanda w'umunyarwanda nyimara n'isaha ebyiri twarorera mbwa ati Jose aturi umugabo mwiza tuzi kuvuga ufite impano z'Imana ufite amavuta atariko kuki abanyarwanda batabona uburyo uri umukozi w'Imana ahita nkubita urufunguzo rw'imodoka hamwe traffic yahoze atakira imodoka ahita hamagara indi mutwara hati tuze guhurira mbwira na hoteli tuza guhurira none hagati yo kuza guhurira kuri Mirikorine kandi ati tuze guhurira kuri Mirikorine dusangira icyayi yego icyayi nta kibazo y'icyayi atangira kumwanga ati sheri estese umeze neza ati wanyweye icyayi ati sinakubajije niba wari wanyweye ntwaye imodoka ye Fred yego gumbise numva igitima kiradisha atakubita imodoka ye yashaka kugusambanya none se umugore yaguha imodoka se bikarangira yaragiye kukurya yo kanyagwa arakajya yabonye uri umugabo nka Mutaza bati giye ndi bogari ndi niga ndakomeye nzi Cyongereza ndi umwanditsi w'ibitabo narize mfite masters ndi engineer ndi apostle no muhanga Mutabazi tubyemeye indese no muhanga babupimiraho ubuhangaza IQ inde
IQ uze bafite IQ babaye zezenge mu cyaro no mu mujyi IQ utazi gukora urayizezengera ubazezenge ukananirwa none se Apostle uraza gukangirira ufite IQ naba ari Q7 niba ari IQ wimbwira n'ibyo bintu nawe urayifite inde wowe none se jewe uyagiye mfite vapa twebwe tuza amazina ya Yesu Elohimu Elishadayi Adonayi Elisabafani Shalomo Jehova Elohimu Adonayi Uwiteka ndiho Imana ikomeye data Jehova Shama Emmanuel Jehova Shama wimbaza rero utubari banyweramo simwe inzoka utubari se wimbaza iby'amarogi sinkubajije akabari wimbaza iby'abashumba wimbaza iby'abo bananiranye je ntabwo nananiranye sibyo Daniel baravuze ngo bazamutegera he bati muzamutegera ku Mana umuntu uzanshaka azansanga ku Mana ansange no kuri Deva no bitubwiye ko bari bagiye kugusambanya nawe ufite umuntu urumva umugore yaguteze imodoka nawe ufite umunwa urangije nawe ufite umunwa yongwe uri umugabo dore nkosemo inde dore nkosemo umuntu zawe oya nkosemo reka maguruke nkoremo dore ndahakoze rwose niba warabashije kuyikura hano umugabo cyase nibyo umuntu aguhaye imodoka amavuta urayamenye ngo wabonye umuntu agukunze wanga gukandagira mu bicuma ugakandagira mu macupa wanga umugore akubwiza ukuri wumvise ukakira ugusukaho amazi ashyushye tugomba kwiyumvisha rero ubu wanjye ndamuzi amazi ashyushye ku mutwe sheri wanjye ndakuzi Bibiane wawe ndamuzi Bibiana rwose ndamuzi iyo yarakaye nza ahantu nkanda buto uburakari bugashira iyo azamutse nzu uburyo bigenda ariko shage ugahita umumanura mfite system yo gushwana n'umugore bundi y'umugore dushwanye gatoya wumvise ubwo umugore mama wawe dushwanye gatoya sibyo dushwana ndi gushyiramo itiriningi na sperese cyangwa sandali aha mutandukanye n'agakiza ariko ko waje mu biganiro waje kungusha kuzana nawe uzana abandi oya nsubize nawe uzana abandi oya reka tunoneho nkubaze n'iseri nsubize nakuzana ubara ndo umuntu ugendana ibintu nagufotore sinzi impamvu utaburi kugira fotora reka nkuzana rwose nzana narafunzwe se naragorowe turashimira na leta igorora abantu ikabarekura bagahita basubira gutanga vapa Merisi ko wagorowe inde wowe nari ngoramye skandalo byivugiye ngo ntacyo yo The Vibe TV ni The Vibe TV Agasaro TV kameme so cyuko bantereta nuko ndi mwiza yego nta kibazo ndabakunda kandi abagore bose wumvise abagore nuhura n'abagore ntukwikanga abagore nabantu Imana yaremye nibo batubyara harimo bashiki bawe yego Gasaro TV The Vibe TV The Vibe TV ni kuri The Vibe TV niho honyine gusa dufite amakuru atariho umukungugu ukuri kunesha ikinyoma kukakitsinda hejuru ntabwo turi twenyine gusa muri studio za The Vibe TV turi kumwe na Agasaro TV Gasaro TV umeze neza I'm good wow turakwakira rero muri The Vibe TV urakoze cyane The Vibe TV na Yongwe TV believe then more ariko ni believe then move then move believe then move okay ndabyumvise wajya ukavuga akakancaga ko kantu no Giswahili yangu na English yanjye ni from where from Kenya Night ko ngucanze Chanda chanzwe aho ngaho iyo uje muri The Vibe udafite vabu utariye utangwe ikawa ya Jamani Bucha biragorana urongeye kandi oyemeze neza mfite imbaraga I'm strong kabisa yeah very ibintu namahoro wari umeze gute Apostle
ndiko sumati meze neza umeze neza cyane ndakwakiriye urakoze cyane nabonye ikiganiro twakoze benshi batari ko se yongwe noneho ko tumenyereye uri umukozi w'Imana ati waje kuba umusitari ryari ni Yesu wangize kuba umuvandimwe we Imana ishimwe cyane kandi ibyo mfite byose niwe wabimpaye ibyo mfite byose na Devayibu ni Yesu wayimpaye kandi mu ijuru mfite umugabane gukora ntabwo byantandukanya n'agakiza yego kwambara ingofero ntibyantandukanya n'agakiza no kwambara ipataro ntibyantandukanya n'agakiza ariko nambaye ijipo hashya hashya kandi mu Rwanda icyo umuntu azanye abantu bakigiraho nuyumvisha yuko rero ni abantu bumva yuko pasiteri ari umuntu uzahora ugendana Bibiliya ari umuntu utazakura amaboko mu mufuka akore none se insengero barazifunze zanjye ntizari zujuje ibisabwa niko kazi nari mfite ntabwo mpera mu gitondo mpamagara abakristo ngira amasaha yo guhamagara abakristo nkagira n'amafaranga yo guhamagara amadolari nyuze kuri Devayibu ukajya n'amafaranga yo guhamagara amadolari n'isaha yo guhamagara amadolari nyuze muri Devayibu yego ariko amasaha ni mugoroba nsoza ndi ku mugoroba w'ubuhanuzi ndi kubwiriza ijambo ry'Imana ibintu ntabwo bimenera amavuta ahubwo iyo mbona cano yanjye iri kuzamuka amavuta arazamuka kandi ndi kubaka urubuga nzavugiraho ubiyo mvugiye kuri Devayibu 40 birenga by'abantu baba bankurikira bangana na stade amahoro mu myaka 5 iri imbere wow harashya wow Apostle kamere kuri iki kintu kamere kuri iyi ngingo meruka gukora ikiganiro n'umugabo umwe aravuga ati rwose njyewe ntago mbyiyumvisha ntago numva ukuntu ko umuntu w'umugabo ashobora gutega akabuno akaryamana n'umugabo mugenzi we ati ubundi Bibiliya y'ibingibi bivuga kari ikizira ataba abantu bakwiye gupfa bamwe bati ntago bikwiye ko wagakwiye guciraho abantu iteka ko bakwiye gupfa kubera ko bakora ikizira kamemu Bibiliya uwo mugabo nta kibazo reka muvuge ni supermanager bamwe bati ntibikwiye supermanager wacyashya ariko nanone kuvuga ngo abantu bakwiye gupfa ati naga ibyo binari byo ibyo bintu byumva gute gaposo icyo mbyumva ubutumwa nubwo abanyabyaha yego ntabwo ari ubwo abakiranutse numvisha ko umuntu ukora ikintu nk'icyo ngicyo ararwaye yarangiritse yarwaye mu myumvire yarwaye mu myizerere ye afite ikibazo cyabimuteye twabanza kumenya ngo yabitewe n'iki yabitewe na Satani ni gute Satani ntibamukubita ntibavuze induru ngo agende ahubwo Satani umuntu arasenga reka tubakunde tubabwiriza ubutumwa tubabwire ngo kuryamana muhuje ibitsina ntacyo byungura society tubabwire ngo kuryamana muhuje ibitsina bisenya umuryango tubabwire ngo Imana yatangije umuryango mu ngobyi ya Edeni kandi umuryango ntiwabaho umugabo abyarana n'umugabo umuryango ntiwabaho umugore aryamana n'umugore birasaba ko abantu biyungira mu muryango ko abantu bubaka umunsi nzabona umugabo wabyamanye n'undi mugabo akamutera inda nzavuga ntacyo bitwaye umunsi nzabona umukobwa yaryamanye n'undi mukobwa akamutera inda bakabyara umuhungu cyangwa umukobwa nzavuga ntabwo biri kwica society twibutsa abantu ko icyaha cyo kuryamana kw'abahuje ibitsina cyatumye Imana iraka Isodomu n'i Gomora imanura umuriro itwika imidugudu itwika umujyi uhinduka amatongo ni icyaha rero Imana yanga ubuzira abantu bashobora kucyorora bakagisiga amavuta ku isi abandi bakabago ntacyo bitwaye ariko biragitwaye ntabwo navangwa abakora ibyo nibapfe ahubwo nibakira umwami Yesu bakizwe bahinduke ariko nanone ntabwo nshyigikira ba bandi babitagatifuza ngo ni ibintu biri mu maraso ngo ni ibintu biri mu maraso oya ntabwo biri mu maraso by'ibyiti biri mu maraso biri muri kamere y'icyaha bisetinze muri kamere y'icyaha ntabwo bisetinze mu maraso yego supermanager rero afite inshingano yo kubakunda akababwiriza afite inshingano yo kubasengera ariko ntafite inshingano yo ngo bakwiriye gupfa nubwo hari byashoboka n'ubundi umuntu egari igihe agenda apfuye hari umuntu abanza gupfa mu mutima umuntu apfa mu mutima agapfa mu bitekerezo agapfa mu myumvire apfa mu mutima agapfa mu bitekerezo agapfa mu myumvire yego wasanga rero mbere yuko abantu
n'ubundi kwizera kwabo n'imyumvire yabo ibipfuye kwabazurisha ikirere imbaraga z'ijambo ry'Imana. Muri make yongo ati twese ko turi abanyabyaha, wowe super manager kuki uvuga ko arabakwiye gupfa kandi twarakoze ibyaha twese? Nicyo yongo ashatse kuvuga. Yego jya muri vabo. Okay, ntabwo abanyabyaha bakwiriye gupfa. Yesu bamuzaniye umuntu bafasha asambana, ariko ntabwo yari umuhungu, ni umuhungu cyangwa umugabo ku mugabo. Abanga utarakora icyaha namutera ibuye, ariko super manager ntabwo arakora icyo gutingana, ntabwo yabikora. Uriya ni umunyarwanda ufite indangagaciro. Ni intore. Ni intore. Yego twikomereze. Yongwe abandi rero muri iyi minsi twagiye tubona ibintu bitandukanye kuri izi mbuga nkoranyambaga. Tubona Apotre Mutabazi, uramuzi, Kabarira Maurice avuga ibya divorce ye. Bamwe bati ibingibi se byabara agatwiko. Bibaye koko ibyo bintu ari ukuri, divorce iri gukomanga ku muryango wa Kabarira Maurice, wabifata ute nk'umushumba, cyane ko nawe uri apotre mugenzi we? Reka mera ho. Ntabwo ndi apotre mugenzi we. Kamemo. Ntabwo jewe ndi apotre mugenzi we. Ntabwo ndi apotre mugenzi w'aba, ntabwo ndi apotre mugenzi w'aba apotre bari gukora divorce. Ntabwo ndi apotre mugenzi w'aba apotre bari gukora ibyaha. Ndi mugenzi w'aba apotre bari kwera imbuto zikwiriye. Yego. Nubwo abantu babago nanjye kubera kwambara kuteri n'ingofero ngo mfite ibyaha, ariko niba icyaha ari ingofero na kuteri karabaye. Twigendere rero. Ngiye kuba Mutabazi yakora divorce, ntabwo nabibona nk'ikintu gihambaye. Ntabwo nabibona nk'ikintu gihambaye. Yego. Sinabibona nk'ikintu gihambaye kuko n'ubundi nta toro yarayoboye intama ziratatana. Nta nivuga butumwa yari afite imbere ye, kuko numva ibiganiro amazi imisakora bigiye bitandukanye mu bisobanuzi. Numva n'ubundi mushaka kujya mwanga umwapotere w'umupolitisi. Byaruta tube ngo umwapotere w'umupolitisi agiye gukora divorce. Noro umwapotere ufite yerekwa ryo kubaka ubwami bw'Imana, ubanza kubaka umuryango n'urugo. Yego. N'urugo. Mu gihe rero apotere Mutabazi yabangwa agiye gukora divorce, ntabwo ari apotere Gitwaza, byaba ari amahano. Ntabwo ari apotere Masasu, byaba ari amahano. Ntabwo ari apotere runaka, byaba ari amahano. Ni Mutabazi n'undi wari usanzwe ku muhanda atwika. Mbese Mutabazi ntimumuzi? Musanzwe mumuzi, wenda ibyo nyine yabize. Ahubwo ikibabaje ni iki gishobora kwera imbuto mbi. Kuki byabasaga mu muhanda yaza kubitangaza, akavuga imyaka n'ibindi bibazo bimaze. Je niyumvisha ko umugore wanjye turamutse dutandukanye, nta n'ikiganiro nakora bambaza ku mugore wanjye. Wajya umbaza ngo madamu mwapfuye iki? Nta kibazo. Ntabwo iyo saga nayizana kubera impamvu imwe, ni mama w'abana. Kabiri, azi ibibi byanjye byinshi, azi n'ibyanjye byinshi byiza. Ntabwo rero umuntu mwabyaranye uza kumwanika ku muhanda uvuye ngo byagenze gutya na gutya. Nubwo twaba twaramaze imyaka 20, umwe aba mu cyumba cye n'undi mu cyumba cye, namusaba ko yabigira ibanga, nanjye nkabigira ibanga. Kubera iki? Dufitanye igihango. Yego. Hari isezerano ryo mu rusengero, hari ryo mu mategeko, hari n'ijy'urubyaro. Gutandukana kwa Mutabazi n'umugore ntibikuyeho ko ari papa w'abana. Kuba yagiye mu nzu ye n'umugore akagiye ntibikuyemo yuko afite inshingano z'abana. Umwana narwara aravuza, umwana nakora ubukwe azashyingira, bazicarana bahure, umwe bamuhe impeta, umwe bamuha impano n'undi bamuha impano. Niyumvisha yuko buri abantu bashakanye gutandukana n'ubundi agace gato barasigarana, cyane cyane iyo babyaranye. Yego. Hari akantu uvuze ngo n'ubundi ngo ni Mutabazi nyine ntibigutunguye, ukaba wumva ari ibintu byiza kuba yakora divorce, ko bisa naho we ntacyo bikutwaye cyakubwiye. Kamemu divorce nkurikije ese buri urambwira ko hari abantu ubona n'ubundi kujera bitashoboka. Buriya Mutabazi yavuga ubona nawe uhita umubona. Mutabazi ni umuntu uzi kuvuga. We n'umugore aramubwiye ati ibi bintu urimo simbishaka. Mutabazi nawe aramubwira ati giye bindi mu maraso, sinareka politiki ndayumva, sinareka kwandika ibitabo ndi umwanditsi, sinareka social media ndayizi. Kandi twibuke ko Mutabazi imyaka amaze muri social media
ntaca niwe yashinze niba yaranayishinze ntayo tubona ntabwo araza akora ikiganiro mbwira uti akubwira ati kinshyirire kuri YouTube cyangwa se amamaga ati nanjye ntikiganiro kuri YouTube we n'umugore yaramubwiye ati ibintu urimo muri YouTube bibyara iki nicyo kikatera divorce se cyayitera none se wiri ukora ibiganiro ugataha nta rasiyo wiri ukora ibiganiro ukwezi ngo nagiye mu biganiro bakubona ahubwo abantu basakuza ukwezi kugashira ntiwishyura inzu ukwezi kugashira intambara iravuka umugore yakubwira ati niba bitunguka icara hano cyangwa tujye mu cyaro duhinge turi kuba afite n'amasambu ubusurambira ko nakwirirwa nambaye kutera ukwezi kugashira nshaka no kuza no muri bimana umugore atabyemera ariko ku kwezi nabona ya noti yo muri Amerika haravuga ati nta kibazo ntacyo bitwaye bya bindi birunguka birishura abana amashuri ibyo ukora ni ibihe inyungu ntabwo wakwereka umugore inyungu z'amagambo uramwereka inyungu wakuye zizamura umuryango ntabwo wakwereka umugore ngo wiri ugenda wiri uvuga none n'urusaku za mutabazi durururu mutabazi impamvu nafunzwe umugore akangemurira nuko yarabayeho neza bitewe n'ibyo nakoraga n'inyungu byavagamo ariko buriyo biza kubasanzwe ambwira ati ibyo bintu nta nyungu bifite yakubwira ati byihorire nose kukiri kumbaza ngo impamvu ndi muri The Vibe nuko ndi muri The Vibe nzi inyungu zivamo ni gute nakuri inyungu mu byo nkora sintakaza Imana sinice n'amategeko nka umunyarwanda ubasha kuvuga ukita no ku muryango wawe ejo bundi nawe se numva ikiganiro cya Apotre Yongwe ubwo ni wowe ndi kuvuga uvuga uti amakuru numvise ko wabona hari impamvu runaka y'umudiaspora nkibaze se umudiaspora ashobora gutuma usenya urugo rwawe koko rusanzwe rukomeye benshi barazishenye cyo umugabo yigeze kuza kungisha inama arambwira ati mfite umugore twasezeranye mu mategeko kandi uyaranagiye nta kiba mu Rwanda ati mfite umugore twasezeranye mu mategeko ati none mfite n'umugore unkunda diaspora ati kugira ngo umugore andekarara ntware birasaba ko nkura divorce ati kandi ndi kubwira umugore wanjye ampe divorce nindangiza ngene sezerane n'uwo mu diaspora nitumara gusezerana nzamwirukana ndekara uyu nguyu nigiye yagishaga inama namubwiye ngo icyo ni ikizira icyo ni ikizira urashaka umugore kubohora ujye gusambana uzongera ugaruke kuri wowe ndamubwira ngo Imana itanga umugisha mu Rwanda yanawutanga mu mahanga ega hari abantu bari mu Bwongereza bakenywe hari abantu bari mu Bufaransa barara hanze hari abantu bari muri Canada wumvise bafite ibibazo babaye zezenge ibibazo amatike yabageza mu bihugu bya Afrika bayabuze iyo wangiritse mu Rwanda iyo ugeze hariya wangirika cyane iyo uzi gukora mu Rwanda iyo ugeze hari ukora neza niyumvisha yuko rero aba diaspora umuntu ashobora gukora imibare akavuga ati jewe mfite umugore unkunda none se urambwira ko badakunda maze na niba umuntu abasha kumpangara nitwa potere kandi mwereka abana umugore akampamagara nkuntereta wese abagore babo barakina mwana abagore babo barakina reka genda abagore ntabwo bakina gafata ariko umugore hariya abagore bakoreye amafaranga barakora bariyubaka wa mugani wawe bafite konte ziremereye basaba credit yishyura makeya none urumva uwo mugore araza kwirarana amezi 6 none se nanjye ubwanjye mu bihe nabayemo nabonye abagore bampamagara bakambwira turi umugabo mwiza batuzi kuvuga ugeze hano twashaka amafaranga ubwo si umugore akubwiye guko nkabya ndi papa Sandra kandi babona Sandra babona mama wakoresha umunwa tukabaho wakoresha amaboko mwese mubwire hano Kigali umugore yanguriye imodoka umugore yaramfashe ntaragira imodoka nshonje cyane mfite ibibazo njye umugore yampaye imodoka nyimara n'isaha 2 wahanze hano mu Rwanda w'umunyarwanda nyimara n'isaha 2 twarorera mbwa ati Jose aturi umugabo mwiza tuzi kuvuga ufite impano z'Imana ufite amavuta atariko kuki abanyarwanda batabona uburyo uri umukozi w'Imana ahita nkubita urufunguzo rw'imodoka hamwe traffic yahoze atakira imodoka ahita hamagara indi mutwara hati tuze guhurira mbwira na hoteli tuza guhurira none hagati yo kuza guhurira kuri Mirikorine ati tuze guhurira kuri Mirikorine dusangira icyayi yego icyayi nta kibazo y'icyayi atangira kumwanga ati sheri STC umeze neza ati wanyweye icyayi ati sinakubajije niba wari wanyweye ntwaye imodoka ye friend yego gumbise
numva igitima kiradi cyatangiye kumbwira ati sheri namuhamagaye musubiza imodoka yi namuhamagaye musubiza imodoka nashize mu mwuka nteruye ndavuga nta mavuta ndayamenye nta gakiza ndagataye n'urugo ndarushenye ninzihanira hehe gusambana ukubita imodoka yi yashaka kugusambanya none se ubwo umugore yaguha imodoka se bikarangira yaragiye kukuryayo kanyagwa arakarya Yesu arakarya Yesu na Bibiliya urumva rero hariya abagore bazi ibanga ryo kwibana bafite umubabaro yabonye rero umugabo nkamutaza bati giye ndi bogari ndi niga ndakomeye nzi cyongereza ndi umwanditsi w'ibitabo narize mfite masters ndi engineer ndi apostle no muhanga mutabazi tubyemeye indese no muhanga babupimiraho ubuhanga IQ inde IQ uze bafite IQ babaye zezenge mu cyaro no mu mujyi IQ utazi gukora urayizezengera ubazezenge ukananirwa amaso apostle uraza gukangirira ufite IQ n'abari Q7 niba ari IQ wimbwira n'ibyo bintu nawe urayifite inde wowe none se jewe uyagiye mfite vap mfite vap nta IQ mfite ngiye mfite vabu zo kuvuga none se ariko nari ikintu najya numva basha abantu bashize ubwoba none se reka nkubwire nicyo kintu ako yongwe icyo kintu ndumva mbeshe ngewe nago ndi kwamanya nawe reka nkubwire nsubire inyuma umugore uri diaspora wakinisha mutabazi uza abakobwa bibana mu mazu diaspora reka nsubire inyuma yego izo mbaraga wazikuye kubundi umugore ushatse gusambanya umugabo inde umugore ushatse ko musambana nari nyuzwe na Yesu genda umukristo ku kintu cyose ndamaramaje mu rugendo warayikuye nari mfite amasezerano yo kwimana izampa imodoka kandi byarangije imana warayikuye inde warayikuye aho hano wapesha unesha ibyaha azambika umwambaro we kandi gukura nkabona utarahikuye datazavuga izina rye mu bwami bwe kwijuru ndakureba nkabona utarahikuye ibyo wabuzanye nk'abantu uzabavuze ngo bafite amafoto kirazira genda umukristo ndi hano ndi umukristo mudahari ndi umukristo ngo afite amafoto yawe kugira amafoto yanjye yahise wafotora kuri hoteli yabona itasi kuri jamani buci atabonye itasi yabona fanta ya coca ibindi se ni ibiki cy'abagore mbabona nk'abashiki banje muri Kristo Yesu ngo dani niho bafite ndani kati aho sinahamenya afiti ya imbere cyane ngo no bari bafite ari amafoto ntabwo twabimenya twebwe tuza amazina ya Yesu Elohimu El Shaddai Adonai El Sabaoth Shalomo Jehova Elohimu Adonai Uwiteka ndiho Imana ikomeye data Jehova Shama Emmanuel Jehova Shama wimbaza rero tubari banyweramo sinwe inzoka utubari se wimbaza iby'amarogi sinubashije akabari wimbaza iby'abashumba wimbaza ibyabo bananiranye je ntabwo nananiranye sibyo Daniel baravuze ngo bazamutegera he bati muzamutegera ku Mana umuntu uzanshaka azansanga ku Mana ansange no kuri Deva no bitubwiye ko bari bajye kugusambanya nawe ufite umuntu urumva umugore yaguteze imodoka nawe ufite umunwa urangije nawe ufite umunwa yongwe uri umugabo dore nkosemo inde dore nkosemo ntoki zawe oya nkosemo reka maguruke nkoremo dore ndahakoze rwose niba warabashije kuyikura ahantu umugabo cyase nibyo bafata message bakohereza ngwe nomero 0788 54 11 iyo wumvise umuntu avuze ibintu by'abagabo uhita ukora iby'abagabo bigenze bite reka dukomeze nta kibazo yongwe nta kibazo dukomeze biriho tekinisi yaje gutwara mikoro ariko ntacyo yego biracyariho reka twikomereze twebwe nta kibazo dufite yego no je mugomba kunsanga kuri The Vibe yego mukansanga kuri Yongwe TV mukansanga ahantu kuri Jamani Buca ndi kunywa kofi no ku gasarere guriho ese kutamvugira cyane ku Gasaro TV ibindi ro mubango muranshaka he munshaka he ubundi se baragushaka yiki hari utubari umuntu atanyweramo iyo yiyubatse yego ukumva ngo mu diaspora twebwe tugiye guhamagara ba diaspora tubakazi mubakazi nyine ubu hari abantu bicara bakagira ngo confidence zararangiye zirangizwa n'iki gereza ni amahugurwa
ariko disi reka mbabwire Yongwe agira ukuri kwinshi kandi ubaha umuryango wawe ngenda bikunda nkunda umugabo waha sinuba mfite abakobwa batatu b'inkumi n'umusore n'umwana muto gusa urumva naje ndaza gukinisha ahubwo nibi ngibi rwose je nzaba nkeneye umukwe nyine w'umusirimu uzajya umbona kuri kamera akavuga ati data bukwe n'umujene ati n'umujene rwose asi guhiga ibiceri wowe uragira ubana nurangiza ujye gutereta bagore ibyo bintu hari ibintu tugomba kurenga kuko igihe cyarageze nuza kumwirongo apotere wataye umugore bamwitira irindi zina rya potere ryakuweho icyo gihe bakwitira indi zina ibya potere biba byavuyeho nuza kubona pastor wakoze divorce muwegera uti byagenze gute wumve ko ari igikomere wumve ko byari byo cyako bitari byo umwakire umwumve haracyari ibyiringiro muguruti haracyari ibyiringiro ariko nta mpamvu umuntu aguhaye imodoka amavuta urayamenye wabonye umuntu agukunze wanga gukandagira mu bicuma ugakandagira mu macupa wanga umugore akubwiza ukuri wumvise ukakira ugusukaho amazi ashyushye tugomba kwiyumvisha rero ubu wanjye ndamuzi amazi ashyushye ku mutwe sheri wanjye ndakuzi Bibiane wawe ndamuzi Bibiana rwose ndamuzi iyo yarakaye nza ahantu nkanda buto uburakari bugashira iyo azamutse nzu uburyo bigenda ariko shage ugahita umumanura mfite system yo gushwana n'umugore bundi y'umugore dushwanye gatoya wumvise ubwo umugore mama wawe dushwanye gatoya sibyo dushwana ndi gushyiramo itiriningi na spirese cyangwa sandali ngira gutya ndi kwambana ariko ubundi ushaka y'ikimata ubundi urashaka natega kamoto nakwatsa imodoka nkahita njya kunywa kofi kandi ngeraho nice nambwiye ntimbabarira sheri iyo ngeze mu rugo ntambasi byabaye kare bihita birangira kurumva we wakuba ku rwego ubundi se waba ugiye muri camandi buca ukagenda kameme wagiye jamani buca nta bintu byo gushwana nta bintu byo kugira gute uwukawe umujinya ugashira Yongwe we Imana yanjye jamani buca kabisa ewana ariko hanywera abasirimu nahagiye kare nukuri kwimana nahabonye amamodoka meza bayobozi abantu batanduka niho hantu winywera kofi hari na alimentation nziza nabibonye nanjye rwose si ukwamamaza ariko nabibonye uzi ko ushobora no kwamamariza umuntu kubona afite ibikorwa by'indashyikirwa reka si ngombwa ko abantu bazatwishyura ibintu byiza birivuga akeza karigura nitegeka beyata ibyo urabizi ngo niki akeza karigura nitegeka beyata akura kase ntago nari nkazi muri abantu bo muri iyi viziyo muri abantu bo muri iyo izo n'indirimbo za kera twaririmbaga kera mwaririmbaga kahe karirimbo za karahanyuze urugero cyongwino mwana kameme ntabwo waririmba indirimbo z'Imana urimbe na karahanyuze byo nabyo nivangirwa none se ko uvuga ijambo ry'Imana ugakora n'ibiganiro bisanzwe ibizi aposo nawe hari igihe nese urumva nari kubwira abantu yuko nta bintu bya nawe hari igihe ibintu ko divorce hari igihe nawe uzanamo ibintu ntazi ahubwo kuririmba indirimbo none se ubu wagenda iyo bavuga vab hano abagosipura bahava yego abasekiru baheva none se nyine abemera Imana baheva yego nabandi babwire ngo Yesu araba icyo ndacemera ku buryo saho karirimba kukaririmba ari ariko abantu namwe mutandukanye ibyaha mutandukanye n'agakiza ariko ko waje mu biganiro waje kungusha ko waje mu biganiro none se kugushije na poso kuzi ko nkubaha cameraman sha juba maso mwana Juwa mwaso nta bintu byo kurangara kuzana nawe usana abandi oya nsubiza nawe usana abandi oya reka tunoneho nkubaze giseri nsubiza nakuzana ubara ndo umuntu ugendana ibintu nagufotore sizi impamvu utaburi kugira fotora reka nkuzana rwose nzana reka nkuzana nzana irashaje ni fotora kubundi abakunzi banje telefone isaza bari bantu mukunda Yongwe telefone isaza muri he ariko telefone imaranye igihe uziko wayifunganwe iyo niyo wari ufite narafunzwe se naragorowe turashimira na leta igorora abantu ikabarekura bagahita basubira gutanga vap ubu ngubu wari kubukirya ntuza ariko insengero zirafunzwe reka twikomereze
kageso ni kabi Yongwe kageso ni kabi uri umuntu mwiza pe kageso ni kabi muba muzanye uri umuntu mwiza ese bavuga ngo umuntu mwiza nunsubize ngo urakoze ni ukuri dushimiye dushimiye ko wagorowe inde wowe nari ngoramye skandalo byivugiye ngo ntacyo yo The Vibe TV ni The Vibe TV Agasaro TV Yongwe nta nubwo uzigera usaza ariko umuntu umeze nkawe ntajya asaza wasaza gute uzahora ufite imyaka ariko ndasa nukuri ndasaza gute wasaza gute ko ufite itota ariko mujye munavuga ko ndi mwiza bantu bazabikubwira babandi bashatse gutereta ko kugusha ntacyo none se usaba amata ahari inka usaba ifumbire ahari ibishimbo hari imirimo isi kamemu ikimenyetso cy'uko bantereta nuko ndi mwiza yego nta kibazo ndabakunda kandi abagore bose wumvise abagore nuhura n'abagore ntukwikanga abagore ni abantu Imana yaremye nibo batubyara harimo bashiki bawe yego habyara bawe wiratinya begeye bafite ibitekerezo n'abayobozi bayoboye igihugu bakora mu nzego zitandukanye yego rwose ibindi rero bavuga ngo wataye umugore ujya kurongora undi ariko se usanze biriya bintu ari agatwiko koko Mutabazi ari kwikorera wa mugani akibana n'umugore cyane ko yari amaze iminsi atangaje ko umugodamu we yari yamaze iminsi yibarutse yego umudamu we yamaze iminsi yibarutse babyaye undi mwana yarabitangaje nta kibazo yego afite uruhinja yego ararufite uruhinja kandi yarabyivugiye ati umugore n'uruhinja nyine nicyo ngubwira usanze ari agatwiko ko yaba yarataye umugore n'uruhinja se Mutabazi ntiyabikora kose yasiga umugore ufite uruhinja kandi aricyo ndi kwibaza usanze ari agatwika kangaka nta ruhinja afite oya umwana waramufite byo ndabizi yabyaye uruhinja ariko kuvuga ko yataye umugore ari muri divorce ugasanga nta bihari ibyara agatwiko ntabyo reka tubijyeho nabimenya simbisi agatwiko se waza gutwika ko wataye umugore ubwo se ugeze mu rugo umugore wamubwira nta shema ririmo abantu twigire iki kuri ibi bintu wa mugani rimwe na rimwe umuntu akaba abana n'umugore ariko akaza kuvuga ati ngewe wenda twakoze divorce mu nzira wa mugani ni negative aho kuza kuvuga ko mubanye neza ukaba bavuga ko muri process ya divorce ubundi se urabivuga byunguriye niba umuta mwibanga ukigendera nawe akajya ukwe ukamusapotinga nawe akagusapotinga kuza kuvuga ngo umugore yarananiye ni ubujajwa kuza kuvuga ngo umugore twatandukanye bimaze ikiza ariko ibintu byose bizababaho tuzatsindwa naho tuzananirwa tuzaza muri social media kubivuga hari ibintu utavuga kuko nta n'inyungu bifite ega waza hano ukavuga uti jewe rwose umugore yari yarananiye nari naragowe ariko abantu barakumva abantu tubwira bafite ubwenge baratekereza bafite amaso baranatuza umva mpagaze hano kuri kamera ibyo nigira abantu bambona ibyo nigira abantu cyangwa se ukaza ati twararaga turwana ariko ndashima Imana ko ubu tubanye neza ibintu byabaye amahoro kuki se niba mwararaga murwanuje kuba ko wararaga urwana n'umugore ibyo bikumariye iki uri gutanga inyigisho ko uyu munsi ushobora kuba bimeze nabi ejo bikagenda neza aho harimo inyigisho reka tugereje amani buca ko nzarwana n'umugore Jamani muca bari kumbwira ko bitwikomereza Neka tujye kuri Jamani buca ariko nawe ariko yongeye Jamani buca dore ndaje umakazi nanjye urumva ko navuze Jamani buca cyane abantu bose bakeneye kwamamaza wumvise bafite ibintu bifatika nk'ibya Jamani buca nibajye ku Gasaro TV nibaze kuri Yongwe TV nibaze kuri The Vibe TV nta handi hantu bavuga ibintu byabo nkuko tubivuga icyo nabyo ni uguca amazina yego ubu tuvuze ukuri ikinyoma kure ega ikinyoma kigomba kugendera kure y'abakozi b'Imana yego kadusoze twitahire nicyo wabwira abantu ndababwira ko mba ndi hano mu kanya kuri The Vibe urakoze cyane kandi ndababwira ko ndi ku Gasaro Imana igumugisha poso turagukunda cyane reka mbanze bahita bagera wika The Vibe TV wow Gasaro
TV.